wari umutoza wanyu Gatera Musa ndetse n'umunyezamu Matumele. Tubwire ni icyemezo mwafashe mute nyuma y'iki mwagendeye kuki? Donc abantu bari kutwumva aka kanya bakeneye ijambo rituruka kwa perezida w'ubwe kurikira iyi statement twabonye. Icyo twatangariza abantu nuko koko turabahamiriza ko nyine bombi babiri twabahagaritse, wenda mpereye ku muzamu barebye match bose babonye ko byari ibintu bidasanzwe. Numvishe neje mubikomozaho mu biganiro mwagiye mukora bitandukanye ku maradiyo atandukanye, bagarukaga cyane ku muzamu uretse ko atari cyo twagendeho n'ubundi natwe n'ibintu byaduteye isoni byatubabaje cyane. Bigaragara rero ko umuzamu iriya match yayikinye mu by'ukuri ubona ko afite ikibazo kitari imvune, kitari ukuvuga ko afite ubundi burwayi budasanzwe, kitari ukuvuga ko ari gutinya publike wenda ko publike yamubanye ikibazo, ahubwo cyari ikibazo cyiwe muko yapanze ko match iri buze kugenda kuva ku munota wa 11. Akenshi nkunda kureba match ngendana n'ibihe match irimo, ni ibintu nagoragoje kuva ku munota wa 11 yatangiye kubona ko atangiye gukora ibintu bidasanzwe tumuziho. Ku munota wa 35 ari ubusa ku busa. Bigaragara rero ko yahisemo kuza kureka noneho adversaire ibyo bakora ibyo akora akabikora. Ni ukuvuga ko rero ni umuzamu twahagaritse twamaze gushishoza nka komite kubera ko twabonaga ko ibintu yakoze bidasanzwe kandi bituganisha muri resultat negative. Bwari ubwa mbere mumubonyeho iyo myitwarire cyangwa wenda hari n'ikindi gihe mwamwarigeze kubibona ariko mukavuga mutereka twihangane reka tu? Ubundi ni umuzamu w'umuhanga, ni umuzamu tunakunda cyane ku kijyanye na nuza rwose kuri match wenda zatambutse. Nibwo bwa mbere twabona akora ibintu nka biriya biri bizarre biteye isoni bidahesha ishema ikipe. Ni ibintu twagaye cyane ku buryo kuva twava ku kibuga rwose hari n'abantu na n'ubu bataranasinzira. Hanyuma perezida mwebwe mwiperereza mwakoze mujya kumuhagarika cyangwa se ibiriya mubibona mwaketse iki? Ese mwabonye ko yabikoze nkana? Ese murakeka ko hari ibyo wenda yaba yarahawe? Donc abantu bakeneye kumenya mwebwe mwiperereza mwakoze nyuma hariya mwabonye. Ubundi mwiperereza wenda mu byo muri observation abantu bashobora gukora vuba cyane byihuse. Ubundi ibintu byabereye ku karubanda bigaragazwa n'amaso, nta n'impamvu wenda ushobora gukora iperereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ibintu byabereye ku karubanda ubundi umuntu yagaragaje ntihabemo no kwicuza, ukabona ko ari ibintu bisa nkaho yagambiriye byabereye ku karubanda nka kuriya. Ubundi nta n'ikiba kitinze umuntu uretse gufata umwanzuro wo guhana umuntu. Nta kindi kiba kigomba kubaho utagiye kwijijisha ngo uce hirya n'inyuma ugoragoze n'ibintu bitanashoboka. Ubundi ibintu byabereye ku karubanda muri football uretse no kujya gukeka ibindi bijyanye n'ibyo wenda bya match fixing ukajya kubiteka, ariko ubundi imyitwarire y'umukinnyi usangwa akina neza uri muri shampiyona ya Rwanda Premier League nk'ingiyi, umukinnyi ukomeye nka kuriya, nta n'iki cyakabaye kituma umuntu ata umwanya ajya gushaka ibindi bimenyetso ku ikosa ryabereye ku karubanda kuri. Ariko perezida mbere na mbere yuko tujya kumutoza reka duhere ku munyezamu. Mwavuze muti byatangiye ku munota wa 11 kandi
hari icyo mwifuje kubikoraho mu kuvuga ngo mwebwe nka perezida ni abakozi bawe ufite uburenganzira bwo gukora reaction. ubwanjye muri mita ya mbere nifuzaga ko bamusimbuza kuko twari twamaze kurya ibitego biri ku busa ku munota ntibyakorwa ku munota 65 ndongera ndanamanuka njya kuri pitch hasi sinabasha kwinjiramo ariko mbacira itsinda abwira ni umuzamu muvanemo byananiranye tumaze gutsinda igitego cya gatatu bwari uburyo kugira ngo nibura twesha twe gusura gutsinda ibitego byinshi cyangwa se tuze no kubasha kwishyura ibi byose ntabwo byabashije gukorwa. Byaba ariyo ntandaro noneho turajya no kumutoza byaba ariyo ntandaro kuko mwaduhamirije ko iyo ushobora gutanga konsinye yenda ubundi ntabwo nirinda kwinjira mu bintu bya coaching staff uretse nka ndumva ari nabo bwa mbere bimbayeho ariko iyo umuntu abonye ibintu bimeze kuriya biremereye kuriya wibaza ko atari ibintu bisanzwe ukaba ari nabyo byatumye ntabaza nabwira ni ibintu muhindure muvukiremo undi muzamu turamufite kandi nawe ni umuzamu ushoboye ni umuzamu wa kabiri mwiza kumva ko nibura ari buze gutangira ibyo bintu noneho na bagenzi be bakaza kubona motivasiyo yo gusubira muri muti. Ntabwo byakozwe murakomeza amaperereza se murakomeza gukurikirana ngo mumenye motive impamvu yatumye ikipe itsindwa bene kariya kageni kandi mukabibonamo ikintu kitari umupira w'amaguru. Uyu munsi wa none icyo navuga twafashe umwanzuro nkuriya wo guhagarika bariya bombi guhagarika umutoza wacu mukuru guhagarikana n'umuzamu wa mbere twari dufite. Ubu rero twafashe icyemezo cyo kubahagarika ibijyanye n'iperereza yenda nta bidasanzwe turi buze gukora cyane icyo tushyiramo imbaraga ni ukugira ngo turebe ko imikino 5 isigaye ya shampiyona twayitoza mu buryo twifuzaga gusoza n'ubundi shampiyona. Ubu niho uruhande rwacu ruri cyane n'imbaraga zacu turazishyira mu kwitegura imikino isigaye cyane kuri match zakurikiraho tuzakina na Sport. Nta bandi bakinnyi barebwa n'iki cyemezo muri gukoraho iperereza cyangwa baketswe kuko abo twagaragaje abo twebwe twafatiye icyemezo ni kuriya twagifashe ni umukinnyi umwe n'umutoza. hanyuma umuntu ashobora kwibaza Gatera Musa wahagaritswe habura imikino 5 ngo shampiyona irangire ubundi mwari mufitanye amasezerano angana n'iki? Amasezerano yaragiye kuko twadukitanye sezo iri imbere abantu ntibashobora kubona ko yaba nano iracyaha ariko yakwijyana cyo guhagarikwa by'agateganyo ntabwo kivugwa ntaho gihurira n'igihano cyo kwirukana. Umuntu ashobora guteka amasezerano. Umuntu hari ibaruwa dufitiye kopi ya Gatera Musa mwamwandikiye aho musoza mumwifuriza kurangwa n'ubunyamwuga. Hari ababibonyemo ko iri hagariko ryaba n'intandaro yo gutandukana ko umuntu witwaye kuriya iriya myitwarire mutigeze mushima nk'ubuyobozi bwa Rutsiro ubona bitari mu ndangagaciro z'abanyarutsiro mwebwe bikagaragara ko yaba ariho intandaro yo gutandukana. Buriya iyo umukozi w'ikigo runaka ahagaritswe ahanwe ni bwa buryo bwo kubazwa inshingano akora ni uburyo bwo kumwibutsa ko na accountability turamubaza accountability icyo akaba yarakoze kiriya match icyo akaba yarakoze kuri amuzamu kumusimbuza nicyo cyemezo cya mbere kiba kiri bufatwe uretse no kumusimbuza no kumuha warning ukamuhamagara ati kora gutya hindura ibyo byose nifuza ko nta cyakozwe. Umusimbuza byo byagomba kuba kubera ko wabonaga ko ari umuzamu nigeze kubivuga mu kanya kuri RBA ushobora no gusanga no umukinnyi muri iyo match yagize ikibazo cyenda cy'imitekerereze uko twabonye bakariusi bari baporo byagiye bibagendekera ugasanga binabakozeho na kariyeri yabo irapfuye. Biba bisaba kunatabara n'uwo mukinnyi ukamutabara ubona ko ibintu bisa nkaho bimugoye
muri icyo gihe muri iyo ka twebwe rero kumuhagarika ni ukumwibutsa inshingano ni ukumwibutsa ko twakabaye dufite yakabaye atugomba reaction zitandukanye n'izo yagaragaje kuri iriya match. Ariko president ntabwo ari ubwa mbere bibaye kuri Rutsiro, byarabaye 2021 byarabaye 2023 gunyagirwa mu buryo nk'ubu ngubu, kenshi bikanakorwa ari title race, kenshi bikanakorwa ari APRFC mwakinnye. Kuki icyo gihe ibihano nk'ibi bitabonetse? Ni irihe tandukaniro ryabaye uyu munsi? Ntabwo makana ko Rutsiro FC yabwaba ari ubwa mbere itsinda ibitego byinshi na APR, nta nubwo ari nawe kipe itsinda ibitego byinshi muri shampiyona. Twebwe icyo tureba ni ukureba uburyo ibyemezo byagombaga gufatwa mwuriya mwanya bitarafashwe, nicyo twebwe tureba. Ntabwo turi bujye kugendera ku mateka ngo n'ubundi dusanga dutsinda ibitego by'umurengera na APR. Twebwe turareba current situation, icyakabaye gikorwa n'iki. Tugiye kureba amateka, uwo ni ukuvuga ko ikipe yose yagutsinze izongera gutsinde, ntuzayitsinda. Ibyo twaba ari ukwibeshya cyane. Ariko perezida, reka tuvuge ibintu noneho mu mazina yabyo. Uyobora Rutsiro mwafashe icyemezo muhagarika umunyezamu, muhagarika na Gatera kubera ibyo mubashinja ko ari umusaruro muke kuri match ya APR. Hari amakuru natwe ubwacu dufite ko hagati y'abakinnyi banyu ndetse n'umutoza n'inama mwakoze harimo abashinjanya kuba bamwe baba barahawe amafaranga kugira ngo batsindishe Rutsiro. Icyo kintu ntacyo mwarumvise? Icyo ntabwo nigeze nyumva kugeza na n'uyu munsi. Nakubwiye situation tujera niriya. Ubwo yenda bashobora no kutatinyuka kubibwira perezida ngo bamubwire ko wenda hari ibyo babonye, cyane ko buri ubuyobozi burubahwa. Ushobora gukora ikosa ntube wajya kureba umuyobozi kubera ko hari ikosa wakoze utamutinyuka. Ibyo nibyo tureba. Ubwo rero mu by'ukuri rwose nta bindi birenze ibyo ngibyo. Itangazo ko twarisohoye ni kuriya, kandi ntacyo twagombaga guhisha mu itangazo, kuko uyu munsi turifuza ko twagira ikipe nziza ifite indangagaciro zituma tugira competition mu ikipe yacu. Dufite abakinnyi, nta nubwo buriya dufite n'abakinnyi benshi, dufite abakinnyi beza kuri buri mwanya. Dufite abakinnyi hafi babiri bashobora gutsimba uwavamo wese nta kibazo yagira. Ubwo rero yenda n'amakuru agenda atangwa hirya no hino. Iyo hariho crise nk'iyi ku ikipe birumvikana havuga ibintu byinshi. Ntabwo nahakana ibivugwa, nta nubwo nanabyemeza, nta bushobozi bwo kubyemeza mfite. Ibyo ni uburenganzira bwa publique, ni uburenganzira bwa media. Twebwe ibyo dufite mu ikipe n'ibiriya. Mbere yo kubahagarika by'agateganyo mwababajije bo uko byabagendekeye n'icyabiteye? Izo procedure zose zishobora kubaho, ariko zishobora no kutabaho bitewe na nuza, kuko uyu munsi guhagarikwa ni ikintu kimwe kiriho. Noneho no kuba umukozi akiri umukozi tukabahagarika kugira ngo tunamenyeshe ko bitafashwe neza n'ubuyobozi bwabo bahagarariye. Tukabahagarika twifuza ko habaho kwikosora ubutaha ibintu nka biriya bizongera. Ubwo nicyo nabazaga nyine, niba sivyo nitaha bagaruka mugakorana. Nibyo maze gusobanura. Kubahagarika bitandukanye no kubirukana. Nta cyemezo cyo kwirukanwa kiriho. Icyemezo gihari ni uguhagarikwa match zisigaye za shampiyona umwaka utaha. Tugakorana ibyo tugomba gukorana bijyanye n'akazi n'ubundi. Cyane ko buriya umutoza we wenda umukinnyi ashobora no kujya kuruhuka, ariko umutoza direct tukirangiza shampiyona mu byumweru na bibiri tugomba kuba turi mitaci. Kandi nubwo wahagaze ntabwo ntekereza ko tugiye gushyiramo ikiraro kirekire. Turakomeza tunakorane nk'ibisanzwe. Ibyo twabahagarikiye ni ukutitabira iyo mikino, kudakomeza akazi inshingano zabo nk'ibisanzwe, ariko izindi nshingano zishobora kuba
zakomeza zishobora gukomeza. ubu ngubu ikipe imeze ite abanyarutsiro wabahiye mesaje ese ejo baritoje cyane ko muri weekend mufite match ya Rayon Sport inakomeye bajya kuruhuka match ya APR iruhuka umutoza mukuru yari yabahaye rendez-vous yo kongera kugaruka mu kazi ejo kuwa gatatu ni nayo gahunda ikomeje bazatangira kwitoza ejo